Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Amizero Jije. Uyu ni umwanya mwiza cyane wo kwiga Bibiliya. Ngiye kuba incamake ya gahunda yo gusoma Bibiliya muri iki cyumweru. Tuzigira hamwe ibice 7 biboneka mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 27, 28 na 29. No mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igice cya mbere, icya kabiri, icya gatatu n'icya kane. Imana ituyoboze mu mwuka muziranenge. Igice cya 27. Dawidi arema imitwe y'ingabo. Muri iki gice tubona uburyo Dawidi yakoze amatsinda 12 y'ingabo zo kurinda igihugu. Izi ngabo zasimburanaga buri kwezi. Imana yishimira ko abaremwe bose bahora basimburana ku murimo wayo uhagarare. Abatware b'ingabo 12 bahoraga batoza amatsinda bashinzwe, maze bagahora bambariye urugamba. Natwe duhore twambaye intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Igice cya 28. Dawidi asaba mu bwami. Mu gihe yari ashaje cyane, Dawidi yabwiye Salomo ati, Salomo mwana wanjye, ujye umenya Imana ya so iyo yakoreraga aba ariyo nawe uzakorera. Bantu b'Imana, imyaka waba ufite yose, kumenya Imana Data nibyo bikuzamura bikagushyira hejuru. Igice cya 29. Dawidi ategura ibikoresho byo kubaka urusengero. Dawidi n'abatware bose batanze amaturo yo kubaka urusengero, maze bashimira Imana nyir'ijuru ibabashishije gutanga batizigamye. Imana izaha umugisha umuntu wese ukora uko ashoboye agatanga inkunga yo kubaka aho bateranira. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya mbere. Salomo asaba ubwenge. Salomo yagiye i Gibeyoni ahabaga ihema ry'Imana. Akirimo kwambaza Imana, Imana iramubonekera iti, saba icyo ushaka. Salomo ako kanya asaba ubwenge. Bibiliya iravuga iti, ubuze ubwenge abusaba Imana. Ubwenge muri byose ni ingenzi. Igice cya kabiri. Salomo atangira kubaka urusengero. Salomo yubaka urusengero rw'Imana. Yari afite abanyamahanga ibihumbi byinshi kuri iyo nyubako. Salomo yageze ubwo yandikira Hiramu umwami w'Itiro amusaba ibiti n'abagabo b'imbaraga ngo bubake inzu y'Imana. Natwe igihe cyose twubaka tujya gusaba impano abaremwe bose, kuko inzu y'Imana niyo gusengerwamo n'amahanga yose. Igice cya gatatu. Inzu y'Imana yubatswe uko byategetswe. Salomo yubatse inzu y'Imana uko byategetswe. Yubatse ku musozi Moriya, hahandi hafite amateka yihariye ku gakiza k'abari mu isi. Ni umusozi Isaka yazamutse yikoreye inkwi yemereye se kuba igitambo. Ni nawo musozi Kristo yazamutse yikoreye umusaraba yemereye Imana Data kuba igitambo cy'abari mu isi. Kuri uwo musozi Imana niyo yishakiye igitambo. Haleluya. Amen. Igice cya 4. Ibyari ku rusengero. Urusengero rumaze kuzura, hari igikarabiro kitwibutsa ko Yesu ari we soko idukuraho ibyaha. Hariho ameza y'imitsima atwibutsa ko Kristo ari we mutsima w'ubugingo. Harimo ahateretse amatara atwibutsa ko Yesu ari we mucyo w'isi. Iki cyumweru cyose ubwo uzaba wiga igice cya Bibiliya ku munsi, Imana izakuzuza umwuka wayo wera.
umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo kandi tubere umucyo.